Urukundo rudacogora. Bamwe bavuga ngo ntibizashoboka, abandi baraseka. Bavuga ko ari inzozi z'urukundo, ariko se urukundo nyarwo rubarizwa hehe? Ni mu mitungo se? Mu babyeyi batishimiye uwo ukunda? Cyangwa mu mutima w'uwemeye kugukunda nyabyo? Urukundo rudacogora ni inkuru y'urukundo rw'umukene n'umukire. Umukobwa w'umuhanga kandi w'ubwitonzi bwinshi wakundanye n'umuhungu w'umukire bahuriye ku ishuri muri kaminuza nkuru y'u Rwanda. Batangiye mu mwijima w'ubwoba n'imipaka myinshi, ariko batanga icyizere ko urukundo rudacogora rutajya rucika intege, rudatsindwa, rushobora gutsinda ibyo ari byo byose byaba birutega. Ese wowe wemera ko urukundo rubaho koko? Ihangane urebe kandi ukurikire episode zose, ntuzacikwe n'iyi nkuru yuje ubuhanga n'inyigisho kuri episode zikurikirana uko zizagenda ziza zikurikirana. Nkwibutsa gukora subscribe unakanda like ku nzogera kugira ngo ujye ubona ibice bigiye bijyaho buri munsi uko bigenda bikurikirana. Urukundo rudacogora episode ya mbere, ntabwo dutinda. Impano y'urukundo itunguranye. Aha muri iki gice turaza gukurikiramo kandi twumve abakinnyi tuzabana muri ino episode ya mbere. Harimo Aline, umukobwa wicisha bugufi w'umunyabwenge waturutse mu muryango uciriritse cyangwa mu muryango w'abakene. Tuzumvamo kandi umusore Cedric, umusore w'umuhanga uturuka mu muryango w'abakire. Sandrine akaba inshuti ya Aline, akaba umukobwa w'umunyakuri cyane. Kevin, inshuti ya Cedric, umusore wifitiye akanyabugabo n'icyizere cy'ubuzima bw'ejo hazaza. Umunsi umwe muri kaminuza nkuru y'u Rwanda mu busitani bw'ishuri, nyuma y'amasomo Aline yari yicaye arimo kwandika igitabo, ubona atuje cyane kandi acecetse, maze imbere ye hirya gato hari umusore bitaga Cedric ahagaze arimo kumureba, asa n'utinya kumwegera, ubona ko ashaka kugira icyo amubwira, ariko umutima wanze gutobora ngo agire icyo avuga. Arimureba agashaka kumwegera ariko bikanga. Inshuti ye bita Kevin aza yiruka yegera Cedric aramubwira ati uriya mwana w'umukobwa kutinya kugira icyo umubwira, ko ndeba ufite byinshi byo gushaka kumubwira, umwitegereza wisetsasetsa, ese kuki utagira icyo umubwira? Cedric mu kajwi gatoya araseka gahoro abwira Kevin ati se ubu namuhera hehe? Aline ntago nzi. Aline umukobwa witonze kuriya uba ubona acecetse, nahera he ngira icyo mubwira? Kevin nawe ntiyatinzamo aramubwira ngo umva bro, igihe ni iki, ejo ushobora kuzumva Aline akubwira ko afite undi akunda, afite undi yishimiye, atari uko yakwanze, dore ko uri umusore mwiza, uri umusore w'umukire, uri umusore w'umunyabwenge w'ibogari buri wese yakwishimira kubona, ndetse no kubana nawe no kuba yakundana nawe byamutera ishema. Ese Aline akubwiye ko atagukunda cyangwa yabonye undi ubimubwira, utarabimubwiye wowe ntiwakwigira ikibazo ukumva yuko ari wowe kibazo? Kevin ariyumvira ati se uyu mukobwa nzamuhera he? Nyamara Kevin akomeza kugenda abwira Cedric ati humura humura, wigira ubwoba, aho kunigwa n'ijambo uzanigwe n'uwo uribwiye. Kevin akomeza kwiyumvira bimwanga mu nda, atambuka ashaka kwegera Aline, ariko akagenda agaruka inyuma. Nuko Kevin amuturuka inyuma aramusunika amwegereza Aline, maze ahita aca arigendera. Kevin asuhuza Aline, arangije ashaka kugira icyo amubwira, ariko bimwanga mu nda. Ese uzamenya uko bizakurikiraho? Icyo usabwa ni ugukora subscribe kandi ugakanda ku nzogera kugira ngo ujye ubana natwe ku nkuru nziza z'urukundo nk'izi, maze tuzabibasasanurira. Mwebwe mwicare mutere agatebe, umunsi ku munsi tuzagenda tubabwira inkuru y'uru rukundo, maze mwumve urukundo nyarukundo ko rudatsindwa kandi nta kiruca intege. Icyo musabwa ni ugutera agatebe maze mukabana natwe, mukatubwira n'icyo mwumva twakongeramo kugira ngo ino nkuru y'urukundo ikomeze gushimisha benshi.